Tuguhaye icyubahiro Mana isumba byose ko nanone uduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe n'imbere y'ubwoko bwawe, tugiye guhamiriza imirimo yawe ndetse no guhamya imbaraga z'ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro kuko ni wowe ugira icyo urema ukagikomeza. Izina ryawe rishimwe, witwa Uwiteka Nyiringabo. Uyu mwanya rero ndakwakiriye kuri iyi cyano ukuri nuku. Mwami, nsengeye abankurikiye, nsengeye muvandimwe ugiye gutanga ubuhamya, nanjye ndisengeye mu buryo bwo kuyobora iyi gahunda ishyira hejuru izina ry'Imana isumba byose. Mwami, ntabari twe, ahubwo icyubahiro cyose kibi cyawe. Mwami, kugira neza kwawe kuganze ku buzima bwacu, maze ukoze ikara ryaka ku minwa yacu, kugira ngo ntituvuge ibyo twibwirije, ahubwo Mwami tuvuge ibiguturutseho tuyobowe n'umwuka wawe wera. Urakoze Mwami, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe. Nirukanye inzitizi zose n'imbaraga zose z'umwijima zahagurutswa no kuturwanya ndetse no kurwanya ubuhamya turimo duhamiriza abantu. Ndagusabye kugira ngo duhamye ubuhamya bwubaka, butari ubusenya, butari ubufite abo buhungabanya. Urakoze Mwami, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe. Uyobore ururimi rwacu kugira ngo tuvuge ibikwiye mu izina rya Yesu. Amen. Bakunzi b'ukuri nuku, bari mu majyepfo no mu majyaruguru, bari mu burengerazuba n'uburasirazuba, ndabashuje cyane, ndabishimiye, nongeye kubakira. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana ndetse tukumva n'ubuhamya bwa mwene data, kubera yuko ngewe Imana yakoze ibitangaza bikomeye mu buzima bwanjye. Nyuma y'umuvandimwe Flavia, kuko ubu buhamya ni amaseri, nanjye nzakurikizaho ubwanjye. Imana yadukozeho umurimo ukomeye kandi n'ubundi Imana yatugiriye neza. Flavia yakijijwe mureba, Flavia yakize mureba, Flavia yakuze mu Mana mureba. Bivuga ngo Flavia we yakijijwe maze imyaka myinshi nkijijwe, ndi umukozi w'Imana, mbwiriza ubutumwa bwiza. Flavia arakizwa mbibona. Flavia arankunda cyane, agakunda uburyo nigisha. Niyo nabaga nagiye mu ivugabutumwa handi atanasengera, bamumenyeshaga ngo mushuti wawe arahaza, kuko bose bari babizi. Yagombaga kuhaba. None ndashima Imana ko kugeza kuri uru rwego ari umukozi w'Imana, ari umubwiriza butumwa bwiza, ari umunyamasengesho w'umwinginzi. Mana yanjye, bivuga ngo nanjye ngira ibibazo nkamubwira nti mfasha gusenga, kandi Imana ikatwumva. Imana imaze kudusubiza ibintu byinshi. Imana ikwiriye icyubahiro rwose. Ubu numvise ikintu gikomeye. Rero none ndashima Imana ko kuri iyi pulpit y'ukuri nuku, ngewe ndwaye nkira, maze gukira. Nicyo kintu Imana yavuganye nanjye. Imana yambohoreye kugira ngo mbohora abandi, kandi nta kindi kibabohora, ni Imana ibabohora kubwo guhamya imirimo yayo. Amen. Hanyuma none ubwo Imana yakoze ibitangaza mu buzima bwacu. Ikintu Imana yakoze, wenda sindi bivuge neza icyo ari cyo gihe twari tuvuye gusenga kuri Women Kimihururu. Yego. Umbwira ahantu tujya gusengera, aho hantu washaka kuzahakorera. Urabyibuka? Yego. Wari wajya kuzunguruka inyuma y'inzu y'umuntu, kubera ko ari ushaka kubwira Imana ngo izaguhe, yarangize kaguha n'uwo muryango akaba ari uguha. Mana, turagushimiye. Imana ni nziza. Ubwo rero noneho rero ndashaka ko duhera kuri ijambo ry'Imana. Numva nifuza nko kuvuga buhoro, kubera ukuntu numva ndimo gucengerwa n'ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana zikora imirimo itangaje mu buzima bwacu. Iri jambo ry'Imana mu Baroma, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo wa 31. Umurongo wa 31 avuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo bimeze bityo dutabaza Imana ikadutabara, kuko niyo yonyine yaduhaye uburenganzira. Iratubwira ngo nimuntabaza nzabatabara, mbereka ibiruhije bikomeye mwebwe mutamenya. Ariko ngenzi Imana yanyu. Bivuga ngo ubwo none si ubwo bimeze bityo, ubwo Imana ari umukiza wacu, ubwo Imana ari umutabazi wacu, tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nta nzitizi ikwiye kutuba imbere yatubuza kuvuga imirimo y'Imana, yatubuza guhamya iby'Imana yadukoreye. Kandi uko turushaho guhamya Imana,
nayo niko ushaka kutugirira neza, nayo niko irushaho gukora, kandi ibyo nibyo ugiye kutubwira. utari wanambaza reka mbanze nkubwire. Wenda wari ugiye kunyakira reka naje. Ntacyo kari. Karibu turimo turasangira ubwiza bw'imirimo y'Imana. Ngo mvuga iki? Kankubwire. Guhamye iby'Imana nigeze kujya ubushize nababwiye ukuntu nayo imeze nabi mfite ubukene. Magara ahantu ku cyapa nsanga bene ka kazu bakicayemo, nari imeze nabi, ndagenda ndahagarara kandi merewe nabi pe ntabashe no guhagarara. Hacaho umuntu arambona arakata arazamo ibiceri 200 ati ngaho tega ugende. Ibiceri 200 ibiceri 200 kimwe bibiri. Mureke mbabwize ukuri, ushaka gutekereza uwo muntu yaransuzuguye ariko ya mureke mbabwize ukuri, igiceri kimwe cyangejeje aho natahaga, ikindi hari ikindi nagikoresheje. Yego, nukuvuga ngo igiceri icyo gihe cyaguraga isabune, igice cyaguraga iyo umerewe nabi nta faranga rero dafite akamaro. Ariko narishimye pasa, narishimye mbanye ngeze mu rugo, natekereza ko ndi bugere mu rugo nkumva kandi Nyamirambo ujya Kicukiro. Oya navaga ku Gitega njya Nyamirambo. Yego, ntago byari byoroshye, ariko najya mbabwiza ukuri nagezeyo numva ndishimye, buracya nongeye gusenga. Mureke mbabwire tujye tuvuga Imana twabonye ariko. Haleluya. Ndagenda bata abantu bafite amashimwe nanjye ndamanika. Reka mbabwire wenda abantu mufite n'insengero, abantu mufite mbese platform y'abantu bashimiraho Imana, ukaba ushaka abantu bazajya baje gushima ari uko Imana yabahaye imodoka, ari uko Imana yabahaye inzu, ari uko oya, mureke abantu bose bashime, kuko njyewe 200 nyashima sinzi ukuntu nabigereranya. Yesu ashimwe. Amen. Uziko ayo 200 yewe noneho narashimye, nshimye abantu bagirana gutya inzara ndababona. Noneho hari umwana wari undi iruhande wakoraga muri banki nawe arababona, abona ko mbabaye, narababaye. Ariko mureke mbabwire Imana yacu ibishaka kutuneza. Haleluya. Imana yacu ibishaka kudusetsa. Mureke mbabwire kuva muri ubwo bukene nkabona 200 nkashima Imana. Abantu baryana inzara muzi ikintu cyabaye. Uwo mwana babonye naye mbabonye, dushoje yambwiye ati ngwino nkubwire, yampaye 20,000 ibihumbi 20. Tekereza bivuye mu kubona ibihumbi 20 icyo gihe ukuntu nari imeze, byari nko kubona 2,000,000. Ndashima Imana bivuye mu biceri. Nuko bivuze ngo iyo ushimye Imana, kwishimwa ritoya yagukoreye ikuremera irindi kandi rinini. Umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwa ubwo buntu wahawe nawe. Yaninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe niko ngusabira. Yesu araryoshye. Yesu araryoshye cyane. Kubera impamvu zo gushima Imana. Kubera rero gukizwa. Imana yagiye inkorera ibitangaza. Kubera gukizwa noneho buri ikiri umubebe mu gakiza, hari ukuntu Imana igutetesha igira ngo nyine ikurere ukure ugere ku rugero rwiza. Ubwo ntumva ko byahereye kuri 200. 200 akabyara 20. Ngiye kubabwira ikindi. Ariko mundebe munyumve, mujya mukurikirana icano muzajya mubona ibintu Imana yagiye ikora. None ko itari yabikoze ntaye nakizwa. Erega Imana yacu bishaka ko tuba inshuti nayo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari undi munsi noneho umuntu yaje kundeba, nambwa ariko urabizi nkumbuye mama wanjye ubu yaratashye ntawe uhari. Nambwa ni nkumbuye mama. Ati kugeyo n'amafaranga ahaye ntibitanu. Umva byari bihuye na 5 bitarengaho n'igiceri. Amba ibyo bihumbi 5. Ndagenda ngera mu Mutara nsura mama ndagaruka. Noneho mukagaruka nahuye n'ibibazo, ariko n'ibisubizo byari haleluya inyuma bintegereje. Ndagenda nuririma hari hakiriza twegerane sansi ntoya. Nuriri ya mbere yambeshye ngo irangeze i Kigali.
insige Kayonza muri gare nyiha 1,000 nuriri ya kabiri nayo irambeshya ngo urangeze i Kigali insige Rwamagana nyiha 1,000 mw'abantu nsigana ibiceri 350 pasta nari ntari nakira nkiraho meze nabi mbese kuriya kuboko kudakora kuno kuboko kudakora wese umubiri umeze nabi ariko ndagira ngo mbabwire ngo nambutse umuhanda ndirimba ngejwe ryanjye ntago ari ryiza cyane nk'irya pasteur ntago nibaririmbire ndabibabwira ndirimba ngo hirya hino ntanzira ngo numva ijwi ry'umukunzi kandi nasaga n'uwibeshya ntaryo numvishije ariko rikuririmbira numva iyo ndirimba ariko amarira aza ndimo kurira mureke mbabwize ukuri nambuka umuhanda njya hakurya y'umuhanda ntago nari nzi gusaba lifti najyaga mbona bagira batya noneho ngeze hakurya y'umuhanda avuga birashoboka ko abagira batya batababaye ngereka ngireho amaboko yombi noneho nkajya ngira nkatega amaboko yombi bagacaho noneho haza umuntu tuziranye mureke mbabwire ntitugajye duca imanza umuntu tuziranye arazancaho ariko sinateze namwihoreye namubonye ndavuga uyu muntu ko yaranzi ko adaheruka kunsura ko narwaye reka mwihorera agenda ageze imbere bimwanga mu nda agaruka inyuma noneho mbona ashyizemo hari amatara yaka inyuma y'umuntu ashyizemo marishariyeri murayazi noneho ntangira kwihanagura kuko nzi gutwara imodoka mbonye ayo matara amenya ko arimo kugaruka inyuma ntangira kwihanagura amarira ngo adasanga narize ariko n'ubundi bibabaye umuntu akureba akakumenya ahita abibona mw'abantu mwe mureke mbabwire yaraje angeze harampobera arambwira ati Flavie narabuze atari kumbabarire ati ndagukunda urabizi mw'abantu muzi arambwira se kuri hano kubera ko natagira ngo ntiyansuye muri iyo minsi ngo yageze harampaga ngo ibiki n'ibiki sinamubwiye impamvu mpari namubeshye kandi narakijijwe nambwani hari umuntu hegereje hano hepfo wowe hehese ntawe namaze kubona ko imodoka yuzuye atari buntware yari utegereje Yesu nari ntegereje Yesu umva muzi ikintu cyabaye yarambwiye ati rero imodoka yanjye iruzuye mba nkutegereje n'uwo muntu nkabatwara ariko nabone mpita nshima Imana ndavuga se ubiye ategereza uwo muntu yagiye kuva hehe ko yari ntawe ariko pastor nawe bibaza yagiye kuva hehe nawe ariko noneho aragenda ajya mu modoka akuramo amafaranga mureke mbabwire ampa 100,000 haleluya haleluya 100,000 wawe ndi wari usigaranye 300 100,000 wawe ndi wari ufite 300 ariko ibyawe ntibisanzwe murumva Imana iyo ni Imana yacu ni inkire ngo ifeza n'izahabu n'ibyo Uwiteka bivuze ngo icyo yashaka cyose yakiguha upfa kuba uyemereye gusa ukareka ibyaha ugakora ibyo ikunda haleluya ubwo 100,000 ndabitahana ariko mw'abantu 100,000 byambereye ikibazo 100,000 ajya numva abantu bose ari nge bareba kubera 100,000 numvaga najya nko kurangura nko mu Bushinwa numvaga najya nka Dubai mbese numvaga mfite amafaranga ishyano ryose kuko utaherukaga kuyafata yego ntabwo yari makeya ntabwo yari make ushingiye ku myaka wari umaze umeze nabi urumva nasabye 5 ntabwo nabisabye barabimpa ariko noneho mbonye 100 iyi Imana murumva itagira neza murumva itagira ubuntu yego ntabwo ari byo gusa mureke mbabwire n'ikindi ubwo ndimo kubabwira gukora kw'Imana ukuntu yagiye ingirira neza ariko ntiyabikoze mbere yabikoze imaze kuyakira mu buzima bwanjye ariko nuyakira rero ukabana ntikoze uko ishobora gukora no mu bundi buryo kuko Imana ikora mu buryo butandukanye ijambo ryayo riravuga ngo nkunda bankunda ariko abanshakana umwete nibo bazambona bivuze ngo nushakana Imana umwete uzayibona kuko nge kuva nkijijwe narakijijwe ndavuga ndakirijwe nshyizeho n'akadomo ndakirijwe nzajya nsenga nakijwe ndetse ibyaha nakijijwe Imana yabanye nanjye kugeza uyu munsi ikindi rero Imana yankoreye pasa reka mbanze nkuririmbire ka gace gatoya kayandirimbo wambutse umuhanda uririmba karavuga ngo ndashimira umwami Yesu wambatu maze kwakira umukiza nahuye n'ibindushya abo mu muryango wanjye bampindura nk'igicibwa nari mfite inshuti zanjye zimpindura urwamenyo
nuko bakumva ndirimba bati mwumve wa musazi nkababara bakanteragirana nkaburiyo mva niyonjya maze nkacika intege nkumva nava mu murongo nyuma nkumva ijwi ritoya rimbwira riti humura ninjye wagutoranije kandi ninjye uza gukiza. Nako ngako. Haleluya. Amen. Ikindi rero Imana yankoreye ibi bintu byose Imana yabinkoreye maze gukizwa rimwe nabwo nabaga Kicukiro noneho navuga ngo reka manuka njye Sonatibe ndambura amaguru ndamanuka ndambura amaguru ngeye ku cyapa navuga ni nkata nkasubirayo abantu baragira ngo narindi mu biki ndahagarara ngiye kubona umuntu yambutse umuhanda aza ansanga namureba nkabona sinzi ukuntu umeze ndavuga Mana uriya muntu nansaba amafaranga ko nayo mfite ubundagira gute nkumva mbese umuntu ansabye nansaba buriya ndakora iki naho Imana imuntumyeho araza aransubiza ati mama turaho nawe ati amakuru ni meza ati Imana ikuntumyeho rero hari ukuntu ibintu by'Imana dusigaye tubifata tukabishyira kwa kundi ngo hari abahanuzi ngo bibinyoma ngo hari abatekamutwe ariko ndagira ngo mbabwiye ngo hari n'abukuri hari abantu bakoreshwa n'Imana ntuzapinga abantu bose kuko nubapinga hari ubwo uzapinga ukaba wihagarikiye umugisha. Abantu bajya bahagarika imigisha yabo ubwo arandamutse tumaze kuramukanya arambwira ati Imana ikuntumyeho ikuntumyeho ikise ati rambwiye ngo nkugurire intebe intebe pasta pano z'ibihumbi 100 cyangwa 200 cyangwa 300 avuze intebe ntekereje ko ntazo ngira nayo mfite 3 za Mana yanjye umva turamanuka tujya Sonatibe ahantu hari intebe z'ibihumbi 400 arayazana arayabaha abana 20 arayampatana yo kuzitwara arambwa turabeho Yesu umwami wanjye na telefone yansabye nayo namusabye ariko mubonye namumenye ariko ntawe njya mbona duheruka kumubona nubwo duherukana umva ko abantu b'Imana bakora nibyo ngibyo. Ikintu rero nshaka kuvuga ni iki nukuntu Imana igira neza Imana ishobora kugutunguza igitangaza wowe undeba ukaba wumva bikomeye ndashaka kuguhumuriza uzi ko ushaka guhura n'igitangaza cyawe ku cyapa utegeye imodoka aho ngaho. Haleluya. Uzi ko ushaka guhura n'igitangaza cyawe aho uryamye mu buriro aho waheze wananiwe kubyuka wowe urwaye ushobora kubyuka umunsi umwe narahagurutse kandi nari maze imyaka 2 ntaguruka. Imana yacu irashoboye. Rero ikintu nababwira Imana yacu ifite byose icyangombwa ni ukuyakira mu buzima bwacu icyangombwa ni ukuyikorera icyangombwa ni ukuyikunda ni ugusenga ni ukuva mu byaha. Imana yanga icyaha nta nubwo yanga umunyabyaha ariko yanga icyaha rero bishobotse wakwitandukanya n'ibyaha. Haleluya. Urahaguruka umunsi umwe narahagurutse nahoraga nicaye ariko umunsi umwe numva ndarambiwe ubu ndimo kuvugana n'abantu barwaye batabasha guhaguruka. Umunsi umwe numva ndarambiwe inzu nabagamo yari ifite akabariko ndagafata ndwana nako ngiye kubona mbona ndahagurutse maze amaguru yanjye agira gutya ibyabaye aho ngaho Imana nibizi. Ngiye kubona mbona haje umuntu iyo ataza Satani yaratangiye kumbwira ati ko uhagurutse uricara ute ntabwo nabasha kwicara ndi muremure ubwo mundeba kugira ngo nicare byari ibibazo kandi urumva nari maze imyaka 2 ntaguruka ariko ndagira ngo mbabwire haza umuntu anyicaza arambaza ati ninde ukwicaje ati ninde uguhagurukije uzi ko namubwiye yari umwe w'umunyamasengesho wandwazaga twaramuhembaga ariko yarwazaga abantu mu bitaro none tuvuye mu bitaro turamutwara akajya ndwaza akansengera akanyiririza ubusa none kubera ko yakunda kuvuga Yesu ndavuga uyu nguri ntamubwira Yesu ntago ari bugire gute ntago ari bwishime
arambaza ati ninde wangujije nta nubwo navugaga neza nabwo ni Yesu muha icyubahiro yari afite ibihango mama ati Yesu nguha icyubahiro ndagushimiye umva Yesu we nanjye ndagushimiye nguha icyubahiro Yesu agira neza pasta Yesu agira neza namubonye mbabaye ariko Yesu ugura n'intebe uzi kuba udafite n'igiceri wajya kubona ukabona umuntu aguhaye intebe z'ibihumbi 400 ubona aho wicara none se Yesu yaguhagurutsa akakurira aho wicara umva ntabwo Yesu ajya kumagurutsa ngo ibintu byose yagiye abimpa nzajya ngenda mbabwira ibintu arimo kugenda kandi namwe udukurikira utabifite ndagusengera ngo ubibone ndagusengera ngo nawe umerewe nabi Yesu azagutabara kuko aratabara nabibonye aratabara mana yanjye aratabara arakiza indwara wowe urwaye urakira mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo none ubwo bimeze bityo mvugane n'abantu badukurikira barimo kumva imirimo y'Imana Imana yakirije uyu mukozi w'Imana umubiri iramukiza mu marangamutima hanyuma nanone hepfo akatubwira ngo ubwo itimanye umwana wayo Imana ntago yigeze itwima umwana wayo ijambo riravuga ngo ubw'Imana yatanze umwana wayo ku bwacu twese apana njyewe apana wowe wenyine n'abariya yamutanze ku bwacu twese ngo yatwima iki ubwo itamwimanye yaburite kumuduhana n'ibindi byose dukeneye niba yarishubije kongera kubaho yajya kunyima intebe zo kwicaramo ese yajya kunyima imodoka yarayimpaye ndaza kujya mbabwira n'ibindi erega n'amaseri umva ifite uragira ngo iki cyanditswe dusone ngende umva ashaka kukivugaho no kuri pastor ukivuga ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese haleluya ntavuyemo Imana ishimwe ko nanjye ndimo haleluya ubwo ku bwacu twese twese abakene twese abakire twese ibyamamare abarwayi twese abarwaye abashonje ababuze minervare abanyeshuri batiga abababaye mwese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose ijambo ry'Imana nsengera abana banjye ku bijyanye n'imyigire ijambo ry'Imana avuga ngo abana banyu bose mu bice 50 yego abana bacu bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi nkabwira Imana nti rero si ukubigisha gusa ubishyurira school fees ndagira ngo nawe nkwigishe gusenga ni ukubigisha mu mico no mu myifatire ni ukubigisha mu masomo basabwa kumenya ni ukubaha ubuhanga n'ubumenyi nguce mu ijambo uzi ko Uwiteka yigishije abana banjye wari ubizi ukuntu byagenze ntabwo nari mbizi papa wawe yarapfuye ngiye icyo gihe nari ndwaye yego papa wawe apfuye hari umubyeyi w'igihugu aravuga ati abo bana twari turi seroye mu rusengero abo bana yego bishyurirwe amashuri mabi nizemo ntabwo ari abana banjye bizemo umwe yigiye mu Buhinde undi yigira muri Amerika degree masters yego ubwo se murumva hari ukuntu ubwo se Uwiteka nishyuriye abana banjye ubu se najya kubishyura gute isi arapfuye ndarwaye arangije atereka nze nkwereke murumva Imana abana bacu bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi Flavie njya mbona abana bawe bafite amahoro Imana yabongerere gusa abana banjye Imana ibongera amahoro ndayabasabiye yego n'abandi bana mwese abazambona
n'abapasiteri Imana izaba Imana yo amahoro no yishyuriye abana banjye ntabwo izananirwa bawe. Haleluya haleluya. Bawe wanababyaye usenga wowe wabaye pasiteri kuva kera. Yego. Twabanje ntabyo narinzi. N'ubuntu bw'Imana. Imana igira neza gusa. N'ubuntu bw'Imana. Bigira hanze bakajya burira indege. Indege nuriye nkuze. Bo batangiye kubira ari abana. Imana igira neza. Nta kindi rero turimo tubabwira, turimo turababwira amagambo y'ihumuri. Turimo turababwira imirimo y'Imana ikomeye Imana yakoze. Kandi Imana iracyari mu kazi. Iracyari mu kazi, iracyakora, ntihunikira, ntisinzira. Nuko rero hagarara kuri iri jambo. Hari ubwo tubura uko tubivuga. Ndakubwiza ukuri, hari ubwo tubura uko tubivuga. Hari ubwo tubura ukuntu tubivuga. Bivuga ngo ibi ngibi turimo dukora, turimo turagerageza kubwira isi yose. Sibyo turimo turamenyesha abantu imirimo y'Imana. Imana ni nziza. Ngewe njya nibara mbari iyo migisha. Mbari iyo migisha, nkabari iyo migisha, nkabari imyaka ngejeje nkihumekera muri iyi si y'ababaho, nkatekereza urugendo rw'ubuzima nanyuzemo. Imana igakomeza ikandinda, Imana igakomeza ikandindira abana, Imana igakomeza ikampagarikaho, Imana ikatubeshaho, Imana ikandindira umuryango, Imana ikandindira abavandimwe, Imana ikampa umugisha. Mbari iyo migisha. Ko ari myinshi mbese wayibara ukayirangiza ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu. Ikamutanga hari igihe ushobora no kubona bisa naho bidahari, bisa naho itakumvise, ariko burya Imana iba yakumvise. None se bivuga ngo ugiye utanasenga, ugiye utanasenga, wambutse umuhanda utanasenga, wataye umutwe kubera ibibazo, uri muri Rwamagana, ntuzi ukuntu uri bugere i Kigali, burije, nta cyizere ufite. Ariko hakagenda akajwi kakuririmbamo kavuga ngo nyuma numva ijwi ritoya rimbwira ngo humura. Imana ivuganira natwe mu ijwi ry'ituze cyane. Uwo mwanya nta bandi Imana ikoresha. Imana ikoresha abantu. Turi muri iyi si ibyo tuzabona. Buriya hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo va ku bantu. Yego. Ngo va ku bantu, ngo bakire se abantu. Neza umukene yaguha 1,100. Yaguha 1,100 se nyine. Umukene yaguha 1,100 batabifite. Uwo yari umukire. Reka mbabwire ntimukave ku bantu. Erega. Noneho reka nkubwire n'indi jambo bakunda gukoresha. Biriya abantu kenshi bakunda kuvuga ngo banyiri ibyondo. Bangira ibyondo tekereza. Biriya bintu reka nkubwire akenshi uriya muntu bivuga abafitanye amakimbirane na nyirinzu atamwishyura wenda cyangwa amwishyura nabi. Kuko umwishyura nabi aba ari inshuti yawe, nta mpamvu yo kumwitanyira ibyo. Umwishyura neza. Umwishyura kandi aba yarubatse kugira ngo nawe ikore iki imutunge. Yego. Wenda hari nubwo barasabye credit, noneho ukabihinduramo nyiribyondo. Ibyo byondo kubiraramo ubwo urumva bidafite akamaro. Erega Flavia nubwo yavugiraga no ku bantu wenda ntatandukiriye, nta kuva ku bantu. Imana ikoresha abantu, imigisha tubona ica mu bantu. Umva imigisha yose ica mu bantu. Uzi yuko n'umuntu waba yoroheje ameze nk'uwatsinzwe Imana yamukoresha. Uzi uriya wayoboye Dawidi, uzi ko yari intabwa. Ubwo Dawidi ku musozi yari yarahungiyeho Sawuli mu Bafilisitiya Isikuragi, urabyumva? Noneho hajya gutabarana n'Abafilisitiya, barangije batera umudugudu we, barawutera, barawunyaga ibintu byose, abagore ari abana n'imitungo yose. Hanyuma abo batabaranye bagarutse ngo barariraga, bararize nk'abenda kumutera amabuye. Dawidi rero ngo yikomeza kuwiteka, ajya imbere y'Imana arasenga, abaza Imana ngo Uwiteka mbakurikire urabangabiza. Imana inamubwira ngo bakurikire. Imana inamubwira ngo bakurikire, ariko yayobowe nandese, yayobowe n'umuntu watawe ngo kuko yarwaye. Uzi ko hari ubwo abantu umuntu ashobora kukugirira umumaro nk'uko wari waraheze mu bitaro, abantu barakwibagiwe, ariko hari uwo ushobora kugirira neza, hari uwo ushobora kubera inzira yo kubona kugira neza kw'Imana.
yego wa mukobwa nababwiye ubushize witwa Joy mvuye mu bitaro nagiye kwa Senga wa mubyeyi witwa Senga natwawe n'umukobwa n'umumama witwa Janet uwo mukecuru ubwo se murumva byose bitagenda bikorwa n'abantu murumva atarabana umva rero uwo mwami w'imereki kubera yuko ngo bashakaga kwihuta ngo bajye kwishimira iminyago kubera ko we yari yarwaye baramuta Dawidi rero amugezeho baramubwira bati dore umwami Meleki nk'abashaka nyine kumwihimuraho umujinya bafite kuko ari babonye imbere aravuga atoya atahubwo ni mu mugaburire baramugaburira bamuha amazi aranywa ngo agaruye akuka Dawidi aramubaza ati uri mwene ndi aramubwira nyine ko ari umwami Meleki ababagiriye nabi arangije aramubwira ati se ati wanjye imbere ukangeza kuri sobuja arangije aramubwira ngo nakujya imbere ndahira niba utazangirira nabi si wowe wamugiye imbere si iminyago yose bakayigarura si uwo watawe Imana yakoresheje nta muntu n'umwe uhumekera muri isi y'ababaho waremwe n'Imana wo guteshwa agaciro yatanze umwana wayo izamuduhana n'ibindi byose kandi ari umwana wayo w'agaciro Yesu ashimwe cyane rero tugiye gusoza ubwo tugiye gusoza rero imirimo y'Imana iratangaje tugiye gusoza tubwira abantu ngo nimuhumure kandi mwubaha abantu mukomere mwubaha abantu mwihangane yo Mana yanjye musenge ubudasiba mwifike ku Mana reka mbabwire pastor reka nkubwire ikindi kintu wenda dusoza mbere yuko dusoza hari abantu barimo kugenda bava ku Mana kubera bino bintu byo gufunga insengero yego kubera bano bantu baba pasiteri bavuga ibintu kuri za YouTube yego bashwana basakuza bagira gute bitari byiza ariko ndagira ngo mbabwire ibyo ntibizakubuze gukizwa yego wowe uzajya wumva icyo ijambo ry'Imana rivuga niba hari hababi hariho n'abeza yego hariho ababi ariko hariho n'abeza ubu si ibintu byose nababwiye nk'umupasiteri aho nakirijwe mbereye mwiza baranyigishije ndakizwa abancumbikiye batumye nkizwa n'uyu nguyu twahise dufatana tuma nkomera n'abandi benshi rero bivuze ngo umuntu ni uw'akamaro imbere y'Imana mukomereze aho ngaho mukizwe usenge wewe kureba wa wundi byananiye wewe kureba wa wundi ugenda avuga abantu wewe kureba wa wundi utukana ngo dore mu binyamakuru ngo banditsemo kanaka ngo yagize gutyo ngo yariye amafaranga y'abantu harimo abayarya ariko umenye ngo harimo abatayarya harimo abazima harimo abantu beza wireba ababi bareke ibyo ngibyo ni kumwe nyine harimo abantu babi hakaba n'abantu beza wowe rero irebera beza nibo bazakugira umumaro uzi yuko hari n'abantu badashobora mbega bagiye bakomeretswa n'abantu sibyo bagiye bakomeretswa n'abantu ahari abo bantu bari banafitiye n'icyizere umuntu akavuga ati reka da ikibazo cyanjye sinakibwira Flavia kuko Imana yanyigishije abantu hari abantu bajya bavuga batyo Imana yanyigishije abantu urabyumva bivuga ngo kandi igisubizo cyanjye kiri muri wowe gutabarwa kwanjye ariyo none se uriya muntu wari waguye mu gico cy'abambuzi ntiyatabawe n'umusamariya kandi abasamariya bene wabo ntibakikiraga bene wabo ntibigenderaga ariko uriya musamariya mwiza akamutabara akica gahunda y'urugendo rwe akamwomoza amavuta ya elayo agashaka akamujyana mu icumbi bivuga rero ibintu byo bavuga ngo abantu Imana yanyigishije abantu yereka mbabwiza ukuri ngo nta bapasiteri beza bakiriho ngo abantu bose ngo ni umucuruzi oya umva njye ntago ndi umupasiteri njye ntago ndi pasiteri yego ndabizi ndivugira nk'umukristo yego njye mba mbabwira nk'umukristo usanzwe ndagira ngo mbabwize ukuri abantu beza barahari abapasiteri beza barahari abakozi b'Imana barahari abakozi b'Imana barahari kandi benshi bariya bagira nabi ibyo mu byihorere ariko abeza tubarebe kuko barahari bazakwigisha ugakizwa bazagusengera bafite umutima w'Imana ngenda ndabazi yereka Imana ikoresha abantu cyane ubwo rero tugiye gusoza dusengera abantu b'Imana kugira ngo Imana ibakomeze nukuri aho muri hose
Imana niyo mutabazi w'ubuzima bwacu, Imana niyo iturengera, Imana niyo iturwanirira, Imana niyo itwereka kugira neza kwayo. Imana ni umubyeyi udasaza, ni umubyeyi udasaza, ni umubyeyi udapfa, akaba se w'imfubyi, akaba umucamanza w'abapfakazi. Imana igiburanira benshi. Imana sinabona uko na Paulo byaramurenze, aravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga. Urumva byarenze ibyo ashobora kuvuga. Yabonye imirimo y'Imana, yabonye ibitangaza by'Imana, yabonye kugira neza kw'Imana. Aravuga ngo none tuvuga iki? Hari igihe bikurenga ukavuga uti birandenze, noneho ubu navuga iki? Hari ubwo Imana ikunezeza bikarenga ukumva waceceka gusa, ukumva wagwikinya. Paulo rero ntekereza yuko nawe ariho yarageze. Aravuga ngo ubwo bimeze bityo rero noneho tuvuge amakuru ko nyasobanukiwe. Na Petero yarabyize atandukana abanyamahanga ngo bari abanyamahanga, kandi Imana yaramwohereje kuvuga ubutumwa mu banyamahanga. Korneliyo yamutumiye, Imana ifite icyo yavuganye nawe. Ageze kwa Korneliyo abonye ukuntu abantu bameze neza, bari mu bihe byiza, ubwiza bw'Imana buhari, ngo nuko Petero aterura amagambo aravuga ngo noneho hari icyo menye ko Imana itarobanura abantu ku butoni. Uhereye none mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Haleluya! Ibanga aho ngaho ni ugukora ibyo gukiranuka, si byose? Ibanga uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. No muri Yesaya 54 aho twahoze tuvuga haravuga ngo uzakomezwa no gukiranuka. Nta kindi kizagukomeza, uzakomezwa no gukiranuka. Kandi bagira amahoro menshi. Urumva icyo ni cy'abana bakugeraho umubyeyi rero, uzakomezwa no gukiranuka. Agahato kazakuba kuri, nta gahato kazakuba kubera ko wakiranutse. Wowe barabagira nabi wibareba, reba abagira neza barahari. Nta muntu wakwigiraho mbese ubwo. Mfite baroro modo kandi beza. Yego. Kubigiraho byangiriye umumaro. Pasara abantu buriya nagiye nigiraho. Mama tekereza nkavuga Mana ushimwe ko wampuje nawe. Kandi ni benshi. Ni benshi kandi ni beza cyane. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Ukuri Imana yacu ni nziza. Imana ariko pasa ubundi bwo nigeze nkubwira ukuntu nigeze gutoragura amafaranga mvuye kuri Women. Nigeze mbikubwira. Urumva najyaga njya nsengera kuri Women kuwa gatanu. Uri mu Women? Ndi mu Women. Ariko ubusanzwe nsengera kuri Glory to God Temple. Nirwo rusengero rwawe. No Women ni ministry. Nagiye muri ministry kuwa gatanu. Noneho umuntu wampaye lift sinzi ukuntu nagiye mukura mu kanyanansiga. Urumva mbonye yansize mbura icyo nkora. Nta mafaranga wari ufite? Nta mafaranga nari mfite. Mva Kimihurura n'amaguru ngera hehe hariya kwa kuri Zion. Kuri Zion ngeze kuri Zion ntangiye kuzamuka numva ndarushya, amaguru arasobana, numva ngize none nagenda sukuma nyigira hasi. Hari ahantu hari igiti cy'avoka nicara munsi y'umuhanda. Ako nicaye numva nicara ibintu by'ibipapuro. Ngeze gutya nkumva ibipapuro biravuga. Mfata agatoroshi telefone ndamurika ngiye kubona nkuru yambana amafaranga 25,000. Mwami Yesu. Ariko Flavie byawe ntibisanzwe nawe. Imana ibaza ubwo nagiye kwicara aho uriya muntu yansize byonyine ngomora amafaranga. Yansize kugira ngo nkore siporo ariko. Ubwo niwahise umubabarira? Nahise mvuga Mana wakoze ko watumye yansiga. Nuziko ibyanye byose bamugushima se. Kandi ubwo rero hari uwabihorana mu mutima akavuga ati kanaka ati ko twari twazanye hanyuma kansiga, nawe utazi impamvu ze n'impamvu z'Imana. Umwana mwiza yahoraga ntwara nta mutima. Urumva utazi n'impamvu ze kandi utazi n'impamvu z'Imana, ashobora kuba yaragize gahunda yihuta agahita agenda. Urabyumva? Imana umva pasta niwe wa mbere nahaye ubuhamya. Na mu telefone bucya nabwo sinibuka ibintu byari biriyo twagomba gusubira. Yesu namuhayeho 5, namuguriye essence ya 5. Yego. Namuguriye essence ya 5.
kwikura 5 muri icyo gihe se byari bimeze bite ntabwo byari byoroshye nabonye 25 kandi nta kintu nari mfite ariko yahoraga ntwara buri gihe mureke tujye dukorera Imana ni igitangaza kirimo gukora gito Imana igakora kinini kuko irabishoboye ariko ibyawe bihora bintangaza ibyanjye bihora bintangaza n'ukuri tekereza ukwicara ukagira ngo wenda wicariye umwanda naho ni amafaranga bata uzi ko natashye sindyame mu nsinzira ibyishimo rero bijya bimbuza gusinzira kumwe unanirwa gusinzira ufite n'umubabaro nge n'ibyishimo bijya bimbuza gusinzira najya aho gusinzira nkumva nashaka guseka najya ibyishimo rega bibuza gusinzira nkakanguka nkabyibuka ariko Mana ni ukuri mureke dukorere Imana nta gihombo kirimo gukorera Imana ni byiza nubona n'ibi turimo tuvuga harimo umugisha ukomeye kandi ndumva ntekereza ko abantu benshi barimo gukomezwa hari uwavuga ngo ko yansize se yansuzuguye kuko ntari mfite amafaranga none Imana impaye amafaranga nka kuriya abantu bajya baririmba indirimbo zimeze nk'inyuro cyangwa bagapostinga ibintu bimeze nk'aho barimo bacyurirana bivuga ngo nta kintu na kimwe turi inyungu z'Imana tuvuga Imana no kugira neza kwayo twababwiye kwikorana n'abantu turi inyungu z'Imana uriho uri inyungu y'Imana n'uwo nguwo wagutaye yabonye kugira neza kw'Imana nawe bimuciyemo none se niba warahaciye uguru kuri mu modoka uragira ngo warananiwe wakoze iyo siporo irakenewe mu buzima bwawe hanyuma none uraruhuka uruhukira aho Imana yaguteguriye igitangaza urumva atari inzira z'Imana zirenze 1000 nkuko bajya bivuga Imana yacu igira Imana ikoresha abantu nibakoresha ariko Mana turagushimye muri uyu mugoroba Imana niyo kwizerwa Imana niyo kwizerwa haleluya ya Mana yacu iri igitangaza Imana igira neza